Nkuko nabasezeranije ndakomeza kugenda mbagezaho abantu bose bakomeje kugenda bagira icyo bavugira muri iyi nama y'umuryango w'abibumbye y'umutekano iri kuba muri kano kanya. Uyu turi kumva ni Kaykwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi w'iki gihugu cya Kongo, nawe n'aya magambo yaje akoresha ubwo yarahawe ijambo amenyesha abateraniye muri iyi nama iri kuba nonaha. On contredit les engagements pris. Bombardement, drones explosifs, avancées coordonnées autour d'Uvira et dans la plaine de la Ruzizi. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé. Kaykwamba Wagner yatangiye avuga ngo asuza bari aho by'umwihariko ashimira ko abarundi bahari, ashimira abandi bose bahari, by'umwihariko na perezida uyoboye iyi nama. Arangije aravuga ngo ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 muri Washington, Perezida Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame basinye amasezerano y'amahoro. Aho ayo masezerano yarahagarariwe na Perezida Donald Trump. Ayo masezerano basinye yarashyigikiwe n'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ayo masezerano umunsi asinywa yari amasezerano ari kuzana ibyiringiro by'amateka ku buryo yari amasezerano y'amateka. Pourtant, moins de 24 heures après cette signature, les faits contredisent les engagements pris. Bombardement. Ngo gusa ikibabaje nyuma y'amasaha 28 cyangwa se amasaha 28 ataranuzura ayo masezerano asinywe, byari byasinywe mu masezerano babirenzeho. Ibisasu, drone ziza guturitsa ahantu, ibitero byateguwe neza bigana ku gufata Uvira, kibaya cya Ruzizi. Ati ni ibintu bibabaje cyane kuba bari basinye amasezerano bemeye guhagarika intambara, bucya mu gitondo nta n'umunsi uciyemo bakayita bica amasezerano basinye. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane bihambaye nk'uko byavuzwe na sekreteri generali w'uyu muryango. Guhagarika izi ntambara byari byarasabwe n'umwanzuro ya resolution 2773 yafashwe. Murayizi dora tuyigarukaho. Gusa nayo ntiyashyizwe mu bikorwa. Iyo resolution 2773 dora tuyivuga yari irimo yatanzwe n'ubundi n'inama y'umuryango w'abibumbye ariko y'umutekano, bari bemeje ko ngo bari basabye ko ngo u Rwanda rugomba kuva ku butaka bwa Kongo gukura ingabo, ndetse ngo bakabikora nta kintu kimwe basabye cyangwa se nta condition nimwe bashyizeho. Sasa nibyo Kaykwamba ari kuvuga ngo ibyo ngibyo iyo myanzuro ntago yigeze ishyirwa mu bikorwa. Kuko ibitero byibasira abasivili byakomeje kubaho. 773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ibikorwa by'ubutabazi byakomeje kubangamirwa kugira ngo bitagera kuba bikeneye, kuko situation yo ku rugamba yari ikomeje kuba mbi cyane. Irengagijwe umurava w'inzira ya diplomasi twari twakoresheje. Tibanyacyubahiro muri hano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahisemo inzira ya diplomasi cyangwa se inzira y'ibiganiro nta wishyizeho agahato. Kuba twarahisemo inzira y'amahoro cyangwa se inzira y'ibiganiro ntago ari uko ari ikimenyetso cy'uko turi abanyantege nke cyangwa se tudashoboye. Ahubwo kuba Kongo twarahisemo inzira y'ibiganiro ni icyerekana ko turi abantu bazi gufata inshingano no gushyira mu gaciro, ndetse kuko tuzi ko iyo nzira y'ibiganiro ari nayo yonyine ishobora kuzana amahoro arambye nka Kongo. Twahisemo iyi nzira ya diplomasi cyangwa se iyi nzira y'ibiganiro iganisha ku mahoro kuko twari twizeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza wa mbere wagombaga gutuma ayo masezerano ya Washington ashyirwa mu bikorwa. Ndetse tunakomeza gukorana na Qatar yakomeje kudufasha cyane kuko twumvaga ko Qatar ari igomba gutuma ayo masezerano n'ubundi ashyirwa mu bikorwa, cyangwa se ya masezerano ya Qatar ya Doha. Twaje kwifashisha Rwanda ndetse tuza gusinya amahame n'ubundi ya Rwanda, tuza kujya mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, n'ubu ngubu biyobowe na Repubulika ya Togo. Ibyo byose Kongo yabikoze mu cyizere cyiza, igamije cyiza, na n'uyu munsi niyo nzira turimo. Rega kwitabaza ibyo bihugu byose kugira ngo bibafashe nk'ubuhuza. Kuba twarahisemo inzira y'amahoro ntago ari ikintu umuntu wese yakagombye gusuzugura. Ahubwo ni ikintu kigaragaza ko leta yacu ya Kongo, kuba twarahisemo inzira y'amahoro cyangwa se inzira y'ibiganiro, ari ikigaragaza ko leta yacu ari leta ishyira mu gaciro, leta ifata inshingano, ndetse ikaba na leta yubaha amategeko mpuzamahanga. Akomeje avuga ati guhera ku mugoroba wo ku itariki enye wa munsi n'ubundi amasezerano asinywa ya Washington. Le 4 décembre au soir, les positions autour de Gatagota, Ruvunge, Kaziba, Rurarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Uvira ont été visées par des bombardements provenant des positions RDF M23. Hafi y'ahitwa Gatagota,
za Ruvungi, ahitwa Kiziba, Urarambo n'ahitwa Ruvungi ndetse na hafi ya za Kamanyora ugana muri Uvira. Ibyo bice byose nkubwiye muri wa mugoroba wo ku itariki enye tumara gusinya amasezerano Washington, ngo ibyo bice byose nyine avuze ngo iryo joro ngo byaraye biraswamo ibisasu bikomeye cyane, biraswa na leta y'u Rwanda cyangwa se akoresheje RDF mubabarire, igisirikare cy'u Rwanda ngo gifatanije na M23. Ati bakomeje gukoresha za drone zigenda zigaturikiraho zigiye nyine, za drone twa tudege tutagira abapilote, ngo bakomeje gukoresha za drone kamikazi ziragenda zikajya zituritsa mu bice birimo abasivili. Umve ibi twagiye tubibona M23 ku itariki enye na bukeye bwaho bakomeza kwikoma mu Burundi, bakomeza kwikoma leta ya Kongo bavuga ngo muri kurasa mu basivili. Abanyamakuru bari bariyo n'abandi bose bari bariyo bagiye bagaragaza ko ibyo bintu biri gukorwa n'urundi ruhande kari rwo ruri kurasa mu basivili. Hano Kongo mu nama iri kuvuga ngo abarasaga mu basivili, abaturitsaga mu basivili bakica inzirakarengane ngo ni RDF, igisirikare cy'u Rwanda cyo gifatanije ngo na M23. Turi mu nama y'umuryango w'abibumbye, kano kanama k'umutekano. Ati abantu barenga 500,000 bakuwe mu byabo, bimuwe mbega niyo mirwano. Kivu y'Amajyepfo na naka kanya cyoroshye cyangwa se kiri mu bibazo, geza ahantu habi cyane hari indi mu Kivu y'Amajyepfo. Ati ibimenyetso n'ukuri kose kurahari, byose birahari rwose, ibimenyetso turabifite. Ati ibi ngibi bikaba biri gutuma hashobora kuba riske y'uko nono cyangwa se bishobora kuba byavamo intambara y'akarere kose k'ibiyaga bigari. Par les mécanismes humanitaires et confirmé par OCHA. Il crée également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Uvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. Impamvu bishobora kuvamo intambara y'akarere nuko ibyo bisasu byabo byaguye ku gihugu cy'abandi, byaguye muri Kongo, barashe muri Mumbare, ntabwo byaguye muri Kongo, byaguye mu gihugu cy'u Burundi, barashe mu Burundi. Hano yavuga ko iyo ntambara rero ishobora kuba intambara noneho y'akarere kose, ukavuga ati urwo ruhande ruri kuturasa rwarashe mu gihugu cy'u Burundi. Komeje avuga ati uyu mujyi bafashe wa Uvira ni ibirometero biri munsi ya 30 ugera i Bujumbura. Ati nta gihugu na kimwe wakwifuriza ko cyahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Umutekano w'aka karere turimo ntago bigomba kugirwa nk'aho ari ibintu bisanzwe kuba urugomo nk'uru cyangwa intambara nk'izi ngizi zihaba ngo byitwe ko ari ibintu bisanzwe. Komeje avuga ngo nyuma y'icyumweru amasezerano ya Washington asinywe, rumwe mu ruhande rwasinye amasezerano rwahisemo gukora ibihabanye n'ibiri mu masezerano, ahubwo bahitamo noneho ikijyanye no gutangira gukoresha no guhindura imvugo no gutanga amakuru atariyo no kugoreka ukuri, bakajya bavuga ibinyoma mbega bihabanye n'ukuri kubiri kubera ku kibuga. Bagashaka gufata ibyaha bakoreye ku rugamba bakabishyira kuri Kongo, atari ko mu by'ukuri byakozwe na RDF ifatanije na M23 ku gihugu cyacu. Iyo niyo strategy bari gukoresha rwose, kayikoresha bameze nk'aho ariyo bari gukoresha kugira ngo bisobanure ku miryango mpuzamahanga, mbega bagafata ibyo bakoze bakabishyira kuri Kongo, ati ibyo nibyo bari gukora kugira ngo biregure ku miryango mpuzamahanga. Ati ububeshyi bwabo n'ubushukanyi bwabo bimaze kuba igikoresho ta politike muri kano karere. Ati ukuri ntago bukwiye ukuri mbega ntago dukwiye kugutindaho cyangwa tukunegosiya, kuko ukuri kuba ari ukuri, ntago wakugoreka ngo guhindure. Ati n'amategeko mpuzamahanga ntago akwiye gukoreshwa nabi kugira ngo babikoreshe byose, bica amategeko mpuzamahanga nibarangiza bayitwaze basa nkaho noneho basobanura impamvu bakoze ibyaha bihishe inyuma y'amategeko mpuzamahanga bayangiza. Ati resolution 2773 ntiyashyizwe mu bikorwa. Ibyo twemeranije mu kwa gatandatu itariki 27 twasinyiye muri Washington, leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse n'amasezerano basinye ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 ubwo nejo bundi, ndetse na declaration z'amaprincipe za Doha, iriya framework ya Doha, iriya framework agreement ya Doha, ndetse n'amasezerano mu by'ubukungu yasinyiwe Washington. Ati ibyo byose byasinywe n'abagaragazaga ko bizasinywa barabyangije, nta na kimwe kiri gukorwa. À la République démocratique du Congo, la responsabilité des attaques commises par la coalition RDF M23 est une stratégie de Kwamba nawe yakomeje mu ijambo ari maze kuvuga mu kanya muri iyi nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, yagaragazaga ko u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda n'amasezerano ngo yasinywe Washington byose ngo u Rwanda ari rwo rwabyishe, ndetse ngo rugatangira gukoresha ngo politike y'ibinyoma ngo no gutanga amakuru atariyo.
ndetse akaba asaba ko ibyo byose ngo bigomba gukosorwa ababishinzwe bakabikurikirana. Yamaze kuvuga ijambo mu gifaransa ahita yongera rivuga no mu cyongereza muri iyi nama yihuse cyane kugira ngo abantu bose n'abatumva igifaransa yari yavuzemo mbere abivuga no mu cyongereza kugira ngo abari bari muri iyi nama babashe kubyumva. Iryo ni ryo jambo uhagarariye Kongo muri kano kanya avuze, cyane kumvaga ko ibyinshi n'ubundi bimeze nk'ibi yavuze byari byagiye bigarukwaho na benshi, harimo Ubufaransa bwari bwamaze kuvuga n'ubundi nk'ibijyanye n'ibi nabwo busaba ko amahanga yahaguruka agafata ingamba zo kugira ngo u Rwanda ndetse na M23 ngo bababuze ibyo bari gukora, bega bose bameze nkaho bari mu mujyi umwe n'ibyo Amerika yavuze ngiraga ijambo naribagejejeho. Reka nze numve noneho icyo uwo Burundi yavuze, uhagarariye Burundi nawe yarari muri iyi nama, twumve n'uhagarariye u Rwanda icyo nawe noneho ari busobanurire bano bose ubona ko bameze nkaho bakomeje kwibasira u Rwanda. Ndaje mu kanya, wibuke gukora subscribe, ibiri kubera muri iyi nama byose urukomeza ubisanga hano. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. Nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life.